hano nabibona ukagira ni video ndebera kamajwi ari kuza ubwo ndangije arimo araza ariko arimo kuza buhoro ubwo nyirabyo nawe arabizi dore ibyo mukunda n'ibingibi mwaravumwe ubu ngubu hano hakubitwa hakuzura mu kanya. I know you're gonna be like ndabizi in a few minutes you're gonna be 400 people. Umva dore ngibi ngo numu umva hano wikwiriza hano nabibona ukagira ni video ndebera kamajwi ari kuza ubwo ndangije arimo araza ariko arimo kuza buhoro ubwo nyirabyo nawe arabizi reka mbahe nako ndagukunda tegerezaho cyane reba igiti cyawe mukunzi we nawe umuntu dukorana umishe video wanze kunyereka ku video ngo nanjye ndebe so first of all sikugagaye zana izo mbariga zawe hano ntabwo ibyo ngibyo ari byo nshaka Jado zamuka hano hariraga ngwizo kuri ntimuzongere kumbeshya niba ari ikintu bita amakuru ugeze ngo iki akaboneka nawe Jado nabitubwire dore ngo uyaje Jado bakubwiye ko aya majwi ari ayande aya ni aya Pastor Mutesi Preza unani Pastor Mutesi oh my god umwe w'umukozi w'Imana what the fuck ibyo bintu wabihagararaho Jado cyane wabihagararaho n'amaguru yawe abiri rwose dore uzamuka hano ngaho twagiye tubwire ngo bimeze bite aya majwi yazanywe n'umugabo witwa Ezekiel n'utwa Pastor Claude yego kandi biriseriye uyu mugore ni Pastor Mutesi burundu ntago n'amajwi rwose turamuzi n'uburyo asanzwe avuga turamuzi uburetse gatugize ngo uburyo asanzwe avugamo turamuzi kandi abatangaje aya makuru barahari ni nabo bampaye ayo majwi rero barambwira ati dore ngayo video banze kuyimpa ngo nabo ngo ntayo bafite ariko amajwi nayo ngayo none niba mudafite video amajwi mwashingira kuki muyashinja abantu Pastor Claude namuhamagaye aramwe ngo nta video afite kandi arayifite we yarakumvatinze azana amajwi gusa none niba nta foto wabonye na video kuki urashingira kuki uyita aya Mutesi niba ari Mutesi ese Mutesi no haje umuntu wifotoye Mutesi no wowe pastor witwa Pastor Mutesi how are you I'm good, how are you? I came found out ko ari yaje i Kigali impamvu muri iyi minsi wari warabuze ari umurundi wo muri Hotango ari yaje i Kigali kandi ngo wagombaga kumwakira ukamutembereza muri convention ndarengana n'ukuri pe ayishuwa ibintu byarambabaje nanirwa kurya uvuga Belgium ariko nanjye amakuru nayo narayumvisha ariko ntago wapi kabisa ndarengana none se ko okay reka dukomeze story reka twiyumvire ibya Pastor Mutesi Pastor Mutesi Jado ijambo ni ryawe
uwo Pastor Mutesi niwe warutse gusezera n'utwa Fredina bajya kurira bwabuki ahitwa Dubai. uretse gato ngo iki barasezeranye, bamaze gusezerana utwa Fredina yabanaga n'uwitwa umugore wabanaga yitwaga Sandrine. Arangije ubukwe buraba, umugore agenda yivovota ku mbuga nkoranyambaga arira ati bantwariye umugabo. Biza kurangira nyine uyu mugore ubukwe bubaye muri kwa cyagiye cyo kuryoshya, rero nibwo bagiye Dubai kujya kuryoherezayo. Niba yarageze yunguyu Fredina akamutayo akajya mu kazi, uyu Pastor Mutesi bigaragare ko nyine yarakumbuye ibintu. Rero ibi byose byabereye online, avugana n'umugabo we, akikora ibyo byose avugana n'umugabo we online. Ibi biboro rero ababishimuse n'ababibonye nyine ubwo bigaragara ko harimo uwamuri kodinze, abo bari bari kumwe umushuti w'umumama niwe washyize izi video ze hanze. Ni ibyo nyawe nyine bakuranye mariage. Yego. None si byo bijya hanze gusa. Niba ari umugabo bitwaye iki? Nimba ari umugabo Jado, wadusubije ko ari wowe uzanye amakuru. So bad. Oya, uretse gatoya, akamyutingi yo gatoya ndaje Godfather. Uretse Nakasa mutwe ndumwe. Abagabo b'imihanda bari umugabo witwaye ni imagine. Godfather. Utari kuvuga. Byamurenze. Nese Mutesi nono arapikira na Fredina n'umugabo. we muretse gato hano agiye gukongoka uyu nguyu uri kunyandikira uyu ariko Godfather aragowe. Wiriwe neza Godfather, ndashaka ko munsabira ubutabera ahantu nkorera umugore yaranzengereje anyita interahamwe. Wagiye muri ribu none ze izamuka hano ariko se Godfather mureke turuce n'umuntu bita Kabano naze hano. umutereta bazamuka kabana ari hano muzamuka Abanangoye. amajwi ikintu ngewe ntemera ni kimwe, ni abantu bavuga ko ngewe uyu mugore simuzi. None se Gigi na Kabano muri kumva ibintu biri kubera hano? umunzanye online nanjye Amakuru jadazanye urayumvisha? mbabarira Nyewe ngo n'umugore n'umugabo ngo nyine ngo bari kumwe online ariko barashakanye. Ubwo urumva icyo kintu haraho kitureba. ibyo bintu bishoboka. Kumvikana ari ikintu muri kwitiranya, ntabwo amakuru gusimbuka. Ibi bintu birababaje. Ninde wabitaye hanze? Godfather keretse nimba yarabikoranye n'undi muntu utari umugabo. Umva ikintu mutazi, nta nubwo ari umukozi w'itereta, biravugwa ko ari abantu babiri batandukanye. Hano hari ibintu by'abantu babiri. Oya ngo byagenze gute mu mamakuru? Nese yari afite abagabo babiri atendeka. Yaruna. Amakuru nyine urumva ko n'amakuru mufite mwebwe. Afite ubusezerano n'uwa online. Oya mugare man, you have no idea. Guys, mujye mubagarira yose ntago muzirizera n'irizarumba. None se nyine ndi kubaza nani waje ari kubitubwira kuki atari kuzamuka ngo bitubwire neza. Jado ngo niwe ufite amakuru ko nta makuru afite wabonetse gato. Jado ni umuzanye muri iyi kesi. Jado umuzanye muri iyi kesi mubwira n'umuntu ahamagara. No kumva. Ariko ibigaragara uriya mugore agira ubushyuhe bwinshi pe. Uyu buretse twumva. Yase buri mu. ambe n'imyotinzeho gake. Reka twumve neza niba bufite mu mbwira. Bro, niba ari ikintu cya mbere kibi ni ukumunika mu Kinyarwanda. Oya kwera ikisa ari bibi.
ahubwo ni byiza mfasha ahubwo ni byiza kuko umuntu aba abyumva byose. uretse gato ndarangije umukunzi mwiza ni umunyenga nande vayo uretse gato iyo atazamuka ariko rero kumira ni dushe ni ukuri je marche je aramerewe neza pe yororororo none se ndazamuryaga oyorororororo ariko ni umuntu uze ni umugabo we ngo ni umugabo we niko shadaje avuga Sande ngwino hano tubwire ukuntu ukorera online. telefone ni amashitani Zizasuje mwese. Ariko si uturimukira cyose kabano hari ibintu wumva bikakurenga wallahi bose murimuka mujyahe ni ibiki byabaye ako si iyi mipuri ni ibintu wowe ntacyo biguteramo ubwoba uko ubwoba ntabwo ari iby'Imana yaremye kuki mpamvu burya ikibazo ni umupasiteri uri kubivuga gigi ikibazo ntago byari biterera twigisha ajya twigisha inkuru nziza y'umukiro ubu se turakira hari ibintu nyine wumva uko hari ibintu hari urwego umuntu aba ariho ku buryo hari ibintu runaka hari urwego umuntu aba ariho anabagira inama ni umuntu ukunda kugira abantu inama ugira gute so uretse gato nk'ubu unsanze mu muhanda ndimo kurya nk'umuntu udafite ubwenge ntabwo byagutangaza hari icyiciro cy'ubuzima umuntu ageramo ibintu niyo yaba abikunda akabyirinda akavuga ati aha hantu uyu sigi I know nubwo mbikunda reka mbireke uretse gato wamufasha amajwi ninde ni umugabo we ese kabano ko nuza bari abantu bose tuzi bo muri Bibiliya ko batabiretse ba Salomo n'abandi bose ntabwo bari abakozi b'Imana bazwi niyo mpamvu tubiga nese kugira ngo bonyine bakoreye Imana wumvishe da iyi nkuru ntabwo mushaka inkuru TV muzima bivugiramo mwumva hano ku rwanda reka twumve akijyojwe ntabwo ari ibya Pastor Mutesi bro niba ari ikintu cya mbere ikintu njye numvishije ko ari mama Sharirene ni ukuri wowe ntabwo ari Pastor Mutesi pe njye numvishije ko ari mama Sharirene wowe birashoboka ariko iryo jwi sinzi ko ari Mutesi abano kindamani uwo Mutesi ntawe nguyu bita ntuza yaje ntabwo avuga mu manuki none se ntavuge ntabwo bikunda Godfa we ayo majwi ko bigaragara ko Jado yavuze ko afite amavideo hari abafite amavideo bayamwimye urumva icyiza yaba atari ayo mavideo kugira ngo babeshye abantu ijwi tutazi Jado vayo hano none se ari tubaga